icyo tutazi ni impamvu DRC yabishaka ibyo bikorwa by'intambara muri iki gihe. Bashobora kuba bikeneye ku mpamvu zabo tutazi, ariko ntabwo twifuza ko babikurura mu Rwanda. Ibyo ibindi mwumvise n'abasirikare bashimuse bari mu irondo hariya ku mupaka babiri, muzi ko babihize ibintu binini ngo ni ikimenyetso y'uko twabateye. Ntabwo ntekereza ko u Rwanda ari igihugu gishobora gufata kaporari na private ngo nibatere igihugu nka DRC, kuko kugeza ubu ngubu nabo babiri batubwira. Ntabwo ntekereza ko bari abasirikare babiri aribo bari bagiye gutera igihugu nka kiriya ngo bakigire bate, bagifate bagire bate. Ni ibyo ngibyo byabayeho muri iyi minsi kubirebana n'abaturanyi. Ariko ubundi muri rusange nibyo nabwiye n'abadiplomats, ubundi igihugu kimeze neza. Turitegura cogamije mu mpera z'uku kwezi tumaze kugera abakuru b'ibihugu na za guverinoma bageze kuri 40 bamaze kwemeza ko bazaza mu nama, kandi hari izindi nama zishamikiye kuri abakuru b'ibihugu nyinshi, inama y'urubyiruko, y'abagore, irebana na business, irebana na civil society organizations. Byose birateganyijwe, imyiteguro iragenda neza. Twumva rwose inama tuzayakira kandi ikagenda neza. Ariko mbere yaho hari indi nama ijyanye n'itumanaho nayo iri ku rwego rw'isi izaba kuva ku itariki ya 6 kugeza ku 16 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ibyo byose nibyo bikorwa twari turimo kandi bigaragara ko bigenda neza, biri no mu murongo igihugu cyacu kirimo gutera imbere mu buryo butandukanye, harimo n'ubwo bwo kwakira abashyitsi, inama mpuzamahanga. Byose uyu munsi biragenda neza. Tukaba twizera ko na biriya bibazo twavugaga byo muri Eastern DRC bizahabwa umurongo na buriya buryo bwashyizweho. Noneho n'abanyekongo wenda bakagarura umutima bakumva ko nta nyungu bafite mu ntambara muri aka karere. Ayandi izindi armed groups zigizwe n'abanyamahanga zirimo ziriya za FDLR, zirimo abanyarwanda, zirimo izitwa za R.D.CONGO, zirimo abarundi n'izindi zigizwe n'abanyamahanga. Umwanzuro wari wafashwe nuko bagomba guhabwa iminsi yo gushyira intwaro hasi, bakababwira aho bahurira, noneho bagasubira mu bihugu baturutsemo. None ibihugu byaturutsemo bigakora nk'uko dusanzwe tubikora. Murabizi iriya gahunda ya demobilization ya Mutobo twebwe turabifite. Twanavuga twebwe ni ibintu bisanzwe turabifite, birakora. Abantu bashobora kuza bakigishwa tukabasubiza mu buzima busanzwe. Niba hari n'abakiri bato bashaka kujya mu nzego z'umutekano n'iki, buri wese bareba wari we n'ibyo yujuje n'ibyo yifuza. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. No ku Burundi bikagenda bityo kuri iyo group imwe yitwa R.D.CONGO. Ashobora kuba hari n'izindi, ntabwo amazina yazo yose nayamenye. Ubwo twavugaga FDLR n'andi matsinda yikomotseho bagiye bicamo amatsinda atandukanye mu bihe bitandukanye. Ibyo byose twari twabyumvikanyeho, ndetse nyuma yaho gatoya government ya DRC yatangiye kuganira nayo matsinda yabo, izo armed groups zabo, ariko ifata icyemezo cyo kuvanamo M23 ngo kuko yabateye yafashe intwaro bayikuramo, ntiyajya mu biganiro. Usibye ko n'abandi baganiriye ntaho byarenze. Nuko rero bakomeje kujya bashyamirana, bakarwana, bakagira batari ku iteka ryose. Ugasanga hari gahunda yo kuzana yo gukurura mu Rwanda, bashyikiwe n'u Rwanda, nta kimenyetso na kimwe gihari. Bakabivuga, bagakangurira abaturage kwanga abanyarwanda, kubangamira abanyarwanda bagendayo. Jone mwarabyumvise bahagaritse Rwanda, sinzi ahantu ihuriye n'ibyo byose byabayeyo. Ibyo byose mwarabikurikiye, ariko igikomeye cyane ni biriya bintu byo gushaka kudukurura mu ntambara yabo, bohereza amabombe mu Rwanda aho bashakiye. Babibabwira no kugeza uyu munsi inshuro zose byabaye, ntabwo turabona utubwira ati mutubabarire ni amakosa yabaye, cyangwa se ngo batubwire icyo bakoze kugira ngo bihagarare. Muri ibyo byose rero FARDC n'ingabo za DRC uyu munsi amakuru dufite
nuko bafatanyije na FDLR baza kurwana babahaye uniform baba ari bo bashyira imbere, ariko urumva FARDC ifite gahunda yayo, FDLR ifite gahunda yayo, no kugira ngo bagere ku mupaka w'u Rwanda noneho babashe kujya bakora ibikorwa byabo by'iterabwoba mu Rwanda. Bararwana na ubu baravanze rwose, wagira ngo igisirikare kimwe, inama barazikora bagahuza gahunda y'ibyo bagiye gukora, ni ibintu bizwi. Ariko noneho bakabwira bakazana na MONUSCO ikaza ngwije gushyigikira FARDC. Mu nshingano za MONUSCO harimo kurwanya armed groups zose, ariko yo yahisemo kurwanya M23 yonyine ifatanyije n'ingabo za FARDC. Mu kanya rero twabonanye na bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda tubabwira icyo kibazo cyane cyane cya UN, aho ingabo zajyanyweho zigiye kurwanya kugarura umutekano muri DRC no kurwanya iriya mitwe yitwaza intwaro, igeraho igahitamo abirwanya ndetse akagira n'abikorana nayo, kuko ikoranye na FARDC uzi ko harimo FDLR, ubwo bahisemo gukorana na FDLR. Cyangwa ejo bundi mwarabibonye aho bavuga abasirikare ngo bavuga ko bafashwe bariya bashimuse ku mupaka, bagiye kubabaza baboshye, hari ingabo za FARDC hari n'ingabo za MONUSCO. Ubwo twababazaga ingabo za MONUSCO zijya mu bikorwa nka biriya zikareba umuntu uri ku ngoyi zikajya ku nazo zikabamubabaza ibibazo, biriya nibyo batumwe hariya? Ese batumwe gushyigikira FARDC mu byo bagiyemo byose, bakababwira na armed group bakwiye kurwanya, imitwe yitwaje intwaro bakwiye kurwanya, niyo bakwiye kwihorera? Ibyo nibyo twaganiraga n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu kanya, twabaye ibibazo twababwira situation uko imeze, ibisigaye ubu ngubu n'abazareba icyo bakora. Ikindi twaberetse namwe turabishyiraho mu kanya, murebe ingengabitekerezo ya Jenoside iri kwizwa muri DRC, kugeraho abantu badatinya n'abayobozi barimo abapolisi, abanyapolitiki bajya hari bakavuga bati dufate imipanga dutere u Rwanda, tufatanye na Congo. Ibyo bikaba ari ibintu bivugwa ku mugaragaro bikajya muri social media, mwarabibonye, ariko twafashemo bimwe tubishyira ahangaha muramukanya turabibereka. Hanyuma twanababazaga tutese ubu ngubu ibingibi biri hanze bigaragarira abantu bose, ubu ejo bundi nihongera kuba ubwicanyi nanone tuzongera tuvuge ngo ntabwo twari tubizi, kandi byarabaye byaratangiye tubireba, bigakwirakwizwa tubireba, bikigishwa. Tuti murahari, hari ingabo za UN zihamaze imyaka myinshi, iyo ngengabitekerezo yakwirakwijwe zihari n'uyu munsi niko bimeze. Ibyo ni byo bibazo twababazaga. Ikindi twababajije muri iyi minsi mwarabyumvise, hari bamwe bagiye banakora batanga n'amatangazo baramagana M23, abandi bati turamagana n'u Rwanda rwose ndetse hakwiye gufatwa n'ibyemezo. Twababazaga bo babibona bate? Tureke uwo ari we wese ajya arasa mu Rwanda igihe ashakiye, abanyarwanda bapfe, amazu ibikorwa remezo bisenyuke igihe bashakiye, hanyuma twicecekere, ubundi bigenda bita ahandi mu bihugu byanyu ho bigenda bite? Bati tugiye kubikurikirana, ariko no kugeza uyu munsi ntawe ugeze atubwira ati mutubabarire cyangwa se dore ibintu uko byagenze, ngo banatubwira ko byaba bitazongera. Ariko ibyo byose mvuze ni iby'ejo bundi, ariko intandaro yabyo byose ni ibibazo bimaze imyaka myinshi mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Navuga guhera muri 1994 igihe abari bamaze gukora Jenoside ari bari mu ngabo z'igihugu, ari interahamwe bose bahungiye Congo, batwara n'intwaro zabo, batangira no kwitegura kuba bagaruka kurangiza Jenoside bumva ko itari yararangiye. Icyo gihe ubuyobozi bwariho muri Congo ntacyo bwabikozeho, tubwira amahanga yose
birananirana kugeza igihe hafatiwe icyemezo cyo kujya kubohora abanyarwanda bari baragizwe ingwate n'abo bahoze ari abasirikare ba leta yahozeho yakoze Jenoside, ndetse n'interahamwe bari bafatanyije. Abanyarwanda benshi murabyibuka baratashye, ariko abo bahoze ari abasirikare mu ngabo zakoze Jenoside, interahamwe, hari benshi muri bo bakomeje inzira yo mu mashyamba barahunga, bakomeza kujya bisuganya, bagashaka ibikoresho byinshi bakabihabwa n'abasirikare ba leta ya Kongo, bagamije none guteza umutekano muke ku Rwanda. Muri ibyo byose bakomeje no kugenda bakwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside yagendaga cyane cyane ireba abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, bo ni imitekerereze bajyanye bakabonamo abatutsi bakwiye kuba barimburwa n'ubutegetsi bwa Kongo bwariho kuva icyo gihe bugenda bubyemera. Hagenda haba byinshi byahutazaga mu banyekongo bavuga Ikinyarwanda. Niho havuye ya mitwe itandukanye yagiye ijyaho bashaka kureba ko bakwirwanaho cyangwa se bana ku burenganzira bwabo, kugeza ejo bundi hafi aha ngaho hagiye huriya mutwe umaze iminsi uvugwa witwa M23 urarwanywa na guverinoma yari iriho bifatanya n'ishami rimwe ryo muri ingabo za UN. Mu mwaka wa 2013 bagira ngo bari mu kwezi kwa 10 baratsindwa, batsinzwe igice kimwe cyabo bahungira mu Rwanda, abandi bahungira Uganda. Abahungiye mu Rwanda barahageze, tubambura intwaro zabo bari bafite, tuzisubiza guverinoma ya Kongo, tubatwara ahantu Kibungo, tubashyira mu nkambi yabo, tubagumishayo kugira ngo batazongera kugira aho bahurira n'umupaka wa Kongo, bashobora kuba bajya guteza umutekano muke. Ntabwo bigeze babatahana, biguma aho ngaho gusa, ntibabikora, n'ubu baracyahari. Ntabwo ari bariya barwana hariya mwumvise abo ngabo bahungiye hano, ntabwo ari bo barwana hariya. Abandi bahungiye ahandi nabo barisuganyije, bari bagirana ibiganiro nabo ku ruhande rwabo na guverinoma ya Kongo, cyangwa n'ibyo bigeze kumvikanaho bitari na kera cyane. Ariko uko byagenze kugira ngo bongere bajye gutangiza imirwano muri Kongo, twebwe nk'u Rwanda ntitwabimenya kuko ntabwo baturutse hano, ntabwo babaga aha. Ariko byo ntibyabujije guverinoma ya Kongo kubyitirira u Rwanda, kuvuga ngo u Rwanda rwashyigikiye, n'u Rwanda rwohereza, tukabaha ibisobanuro, tukababwira muzaze murebe tubereke ahantu hose, ariko bikanga bakomeza kubyitirira u Rwanda. Imirwano yagiye iba aho ikariye, noneho bijya hanze cyane, birasakuza ko ngo ari u Rwanda, akaba ari naho haturutse biriya byo kujya barasa mu Rwanda kugira ngo berekane ko bari abantu bagiye hariya bagiye baturutse mu Rwanda. Igihe cyose tukabwira guverinoma ya Kongo ariko ibyo bintu ni ibiki, kugeza ejo bundi batangiye kohereza amapombe mu Rwanda. Ibyo nabibabwiye uko byagenze. N'uyu munsi rero mumaze iminsi mubyumva bicika muri za social media, bahamagarira abantu gufata imipanga, kurimbura igice kimwe cy'abanyekongo, gutera u Rwanda. Nibyo mumaze iminsi mwumva. Ubu nagira ngo mbabwire intandaro yabyo, ariko nababwire ko akarere kabihagurukiye. Hari inama zabereye Nairobi, ya mbere yahuje abakuru b'ibihugu Rwanda, DRC, Uganda na Kenya, bahura ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4. Ndetse habaho n'indi nama yindi yakurikiyeho kuri 21 z'ukwezi kwa 4, ifata imyanzuro. Iyo ngiyo ya kabiri yo na perezida w'u Burundi yarayitabiriye, ifata imyanzuro ku birebana na ariya matsinda y'abarwanyi baba muri Eastern DRC. Tuyacamo ibice bibiri. Tuvuga ko hari ayo matsinda cyangwa ibyo bikundi by'abarwanyi bigizwe n'abanyekongo ubwabo, bagira bita ba mayimayi, ubwoko bwinshi bafite. Buriya hariyo
armed groups zirenze 130 ziba hari. Abo ngabo ayo ngagizwe n'abanyekongo ubwabo, humvikanwa ko government ya DRC iganira nabo, babifashijwe na government ya Kenya bakaganira nabo, hanyuma bakabasaba gushyira intwaro hasi bagasubira mu buzima busanzwe mu buryo butandukanye. Niba arabo bashyira mu gisirikare, niba arabo basubiza mu buzima bwa gisivili busanzwe, bagashyiraho gahunda yo kubaherekeza. Noneho abandi rero izindi armed groups zigizwe n'abanyamahanga, zirimo ziriya za FDLR, zirimo abanyarwanda, zirimo izitwa za R.D.CONGO, zirimo abarundi, n'izindi zigizwe n'abanyamahanga. Umwanzuro wari wafashwe nuko bagomba guhabwa iminsi yo gushyira intwaro hasi, bakababwira aho bahurira, noneho bagasubira mu bihugu baturutsemo. None ibihugu byaturutsemo bigakora nk'uko dusanzwe tubikora. Murabizi iriya gahunda ya demobilization ya Mutobo twebwe turabifite, twanavuga twebwe ni ibintu bisanzwe, turabifite, birakora. Abantu bashobora kuza bakigishwa, tukabasubiza mu buzima busanzwe. Niba hari n'abakiri bato bashaka kujya mu nzego z'umutekano n'iki, buri wese bareba wari we n'ibyo yujuje n'ibyo yifuza. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. No ku Burundi bikagenda bityo kuri iyo group imwe yitwa R.D.CONGO, ashobora kuba hari n'izindi, ntabwo amazina yazo yose nayamenye. Ubwo twavugaga FDLR n'andi matsinda yikomotseho, bagiye bicamo amatsinda atandukanye mu bihe bitandukanye. Ibyo byose twari twabyumvikanyeho, ndetse nyuma yaho gatoya government ya DRC yatangiye kuganira n'ayo matsinda yabo, izo armed groups zabo, ariko ifata icyemezo cyo kuvanamo M23 ngo kuko yafashe intwaro bayikuramo, ntiyajya mu biganiro. Usibye ko n'abandi baganiriye ntaho byarenze. Nuko rero bakomeje kujya bashyamirana, bakarwana, bakagira batari ku iteka ryose, ugasanga hari gahunda yo kuzana yo gukurura mu Rwanda. Bashyikiwe n'u Rwanda, nta kimenyetso na kimwe gihari, bakabivuga, bagakangurira abaturage kwanga abanyarwanda, kubangamira abanyarwanda bagendayo. Jone mwarabyumvise bahagaritse RWANDA, sinzi ahantu ihuriye n'ibyo byose byabayeyo. Ibyo byose mwarabikurikiye, ariko igikomeye cyane ni biriya bintu byo gushaka kudukura mu ntambara yabo, bohereza amabombe mu Rwanda aho bashakiye, babibabwira. No kugeza uyu munsi inshuro zose byabaye, ntabwo turabona utubwira ati mutubabarire, nta makosa yabaye, cyangwa se ngo batubwire icyo bakoze kugira ngo bihagarare. Muri ibyo byose rero FARDC n'ingabo za DRC, uyu munsi amakuru dufite nuko bafatanyije na FDLR, baza kurwana, babahaye uniform, baba ari bo bashyira imbere. Ariko urumva FARDC ifite gahunda yayo, FDLR ifite gahunda yayo, no kugira ngo bagere ku mupaka w'u Rwanda, noneho babashe kujya bakora ibikorwa byabo by'iterabwo. Ikindi twababajije muri iyi minsi, mwarabyumvise, hari bamwe bagiye banakora, batanga n'amatangazo, baramagana M23, abandi bati turamagana n'u Rwanda rwose, ndetse hakwiye gufatwa n'ibyemezo. Twababazaga bo babibona bate? Tureke uwo ari we wese ajya arasa mu Rwanda igihe ashakiye, abanyarwanda bapfe, amazu, ibikorwa remezo bisenyuke igihe bashakiye, hanyuma twicecekere, ubundi bigenda bita ahandi mu bihugu byanyu ho bigenda bite? Ibyo ni byo bibazo twabazaga, tunabasaba ko bamenya neza ibintu uko bimeze, ariko tukanababwira ko twebwe nka guverinoma dufite inshingano zo kurinda abanyarwanda, no kurinda umutekano wabo, no kurinda imitungo yabo, ko tutazakomeza turebera gutyo gusa ngo uyu munsi barase, ejo bundi bongere, igihe bashakiye bazongere. Ibyo nibyo twabaganirizaga. Ndagira ngo babanze bashyireho za video twavugaga, murebe biriya bintu tuvuga ibyo ari byo, nubwo tuzi ko mwabibonye, ariko turagira ngo turebe
La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur les plans sécuritaires. Pour faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer le Rwanda, annexer le Rwanda. Trop c'est trop! Trop c'est trop! Waka kamen, trop c'est trop! Musumba miera mwani njini queste, njani ma RD.CONGO. Mwadon tulomvita, rebeli hata chimone betuma queste be. Kimone kata tuma sayeto sulotu miele. Tulo kunto tutonsenen. Trop c'est trop kakame. We Rwanda we babune ne babunga nshika. Ukabukotara kongo nukubachi. Ngiyongwa bileni mwangle. I think to you to shoot. Je lance un appel vibrant à toute la population de Goma de prendre le machette, de prendre le couteau, de chercher de lances et de arcs, de chercher le fusil de chasse afin de résister contre l'ennemi. Pas seulement la population de Goma. Je lance un appel vibrant à toute la population de la République démocratique du Congo et même à Kinshasa. Voilà la mobilisation tant militaire pour que je retenir Bagé. Commandant donner des armes aux policiers. Bata na manduki. Kalisimbi, Goma. Bata na manduki. Bose dire vile. Bose kile basi malamu na courage. Kubanga te. Nungu ngweza na nungu yoka. Bakomea upembe. Bakomea upembe. Bona kubangisa ukomu kubanga. C'est vrai population à ce moment là qui va kisaka. Merci mon commissaire. Rwanda inakuwa nini hivi? Rwanda inakuwa nini? Mumekete na sasa. Hagombaga kuba n'inama y'abakuru b'ingabo zagombaga kubera Goma kugira ngo itegure ibyo ngibyo mu gihe hari imitwe yaba yigometse kanga gukurikira iyo gahunda. Iyo nama ntabwo yabaye, yagomba kuba nyuma y'ibyumweru bibiri nyuma ya 21, ariko ejo bundi aho batangiye gutera ibisasu hano sinzi ukuntu bikanze ariko babisinzirije kuko niba bagomba gutumiza iyo nama bayitumiza huti byo kwiyirutsa. Ariko ubundi byari byarahagaze byose. Ikindi nuko dufite uburyo buriho n'ubundi busabwa muri aka karere bwo kugenzura iyo habaye bene biriya bikorwa, kumenya uruhare rwa buri wese. Twarakoresheje abagize itsinda rishinzwe kugenzura ibyo ngibyo baje hano mu Rwanda bareba aho biriya bisasu byaguye, batanga raporo kandi yemeza ko ibisasu byaguye kuko kandi byari biturutse muri Kongo. Ibindi ibyo ngibyo n'ibyo Rwanda rurimo turabyemera kandi niwo murongo byahawe n'ejo bundi mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union yabaye Marabo. Nyiraho mwakurikiye ibyavugiwemo, hari ijambo navuze mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ryatangaga uwo murongo n'ubundi. Twebwe rero nibyo twifuza, nibyo turimo turashaka amahoro kandi hari uburyo bwemejwe bwagenderwaho, nibyo dushaka twebwe. Nta ntambara dushaka, nta mpamvu ihari n'imwe. Icyo tutazi ni impamvu DRC yabishaka ibyo bikorwa by'intambara muri iki gihe. Bashobora kuba bikeneye ku mpamvu zabo tutazi, ariko ntabwo twifuza ko babikurura mu Rwanda. Ibyo ibindi mwumvise n'abasirikare bashimuse bari mu irondo hariya ku mupaka 2, muzi ko babigize ibintu binini ngo ni ikimenyetso y'uko twabateye. Ntabwo ntekereza ko u Rwanda ari igihugu gishobora gufata kaporari na private ngo nibatere igihugu nka DRC, kuko kugeza ubu ngubu nabo babiri batubwira. Ntabwo ntekereza ko bari abasirikare babiri aribo bari bagiye gutera igihugu nka kiriya ngo bakigire bate, bagifate bagire bate. Ni ibyo ngibyo byabayeho muri iyi minsi kubirebana n'abaturanyi.
ariko ubundi muri rusange nibyo nabwiye n'abadiplomats ubundi igihugu kimeze neza turitegura cogamije ubundi mu mpera z'uku kwezi tumaze kugera abakuru b'ibihugu na za guverinoma bageze kuri 40 bamaze kwemeza ko bazaza mu nama kandi hari izindi nama zishamikiye kuri abakuru b'ibihugu nyinshi inama y'urubyiruko y'abagore irebana na business irebana na civil society organizations byose birateganyijwe imyiteguro iragenda neza twumva rwose inama tuzayakira kandi ikagenda neza ariko mbere yaho hari indi nama ijyanye n'itumanaho nayo iri ku rwego rw'isi izaba kuva ku itariki ya 6 kugeza ku 16 z'uku kwezi kwa gatandatu ibyo byose nivyo bikorwa twari turimo kandi bigaragara ko bigenda neza biri no mu nababwiye imitwe twazi intwaro irimo za R.D.CONGO n'izindi chabunga umutekano w'u Burundi ntabwo rero ari umwihariko w'u Rwanda ni twese muri aka karere dufite uburyo tubangamiwe n'iriya mitwe yitwaza intwaro ikorera cyane cyane muri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari abasirikare babiri nabibabwiye ntabwo abasirikare babiri bashobora gutumwa gufata igihugu cyangwa se kurwana na leta ibyo ababafashe n'iminsi babamaranye ibyo bashobora kubasubiza bari muri buriya buryo bafashwe bahagararikiwe n'abasirikare n'abaturage babyivanze muri iriya mitwe twavuga irimo za FDLR nta gaciro dushobora kubiha ikigomba kumvikana gusa nta watuma abasirikare babiri batoya kujya gufata igihugu nka DRC cyangwa se kujya guhangana n'ingabo z'igihugu bafata abasirikare babiri batoya yaba wenda misubirize rimwe ariko bibaje mu cyongereza ndabigarukaho nta basirikare b'u Rwanda bari muri DRC uyu munsi yaba hari n'abagiyeyo wenda buri twafashe babiri hari abandi bakomeretse hari abandi bahasigaye ku rugamba ukaba wavuga uti hari igitero cyabaye ariko ntabwo abasirikare babiri ari bagiye gufata leta bagiye kurwana n'ingabo z'igihugu hariya kandi abasirikare babiri batoya ibyo ngibyo nibyo navuga naho ibyo bashubije biterwa n'ibyo babanyujijemo bamwe mwababonye baboshye guha agaciro ibintu byavuzwe n'umuntu woshye cyangwa se wabanje kugirirwa nabi mu buryo butandukanye cyangwa se babwiye bati mutavuga ibi ngibi nuvuga ibi ngibi turakurekura cyangwa se nutabivuga noneho uramererwa nabi ibyo namwe mwabyirebera mukoresheje n'amashusho mwagiye mubona agenda hirya no hino uburyo bari bafashwe ibyo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yavuze ntabwo nabyumvise ariko icyo nababwira ntabwo sinzi aho yahera hakana ko President Macky Sall atavuganye na President Tshisekedi cyangwa se ngo yarahuye na President w'u Rwanda ni mukuru w'igihugu n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yavuze ko byabaye abo yavuze ko baganiriye ntabwo bavuze ko nta byabaye uriya wabivuze niba atabishaka niba nta biganiro ashaka ngira ngo niwe mwabibaza ariko twebwe nk'u Rwanda nababwiye ko twemerera mu buryo bwashyizweho n'akarere mu buryo umuryango w'ubumwe bwa Afurika wemeye wo kugira ngo ibibazo by'umutekano muke biri muri aka karere bibashe kubonerwa ibisubizo twebwe niwo murongo turimo nakibwiye ko n'ibihugu biri muri aka karere duhuriye muri iriya miryango itandukanye ari wo murongo byari bikwiye kuba birimo. There is no presence of Rwandan soldiers in the DRC. I was saying in Ikinyarwanda that we cannot attack a country and confront a national army with just 2 junior soldiers. So there is no presence of Rwandan soldiers in DRC, and from there there could not be any collaboration with any other force present in Eastern DRC if there is no presence of Rwandan soldiers. So no collaboration with UPDF because we don't have soldiers in Eastern DRC. Muratwizera ko ibibazo bishobora gucururuka abantu bakavugana hanyuma
ibibazo byari biriho bikarangira, ariko twabwiye cyane cyane bari ku mipaka bakunze kujya bambuka bagiye mu bucuruzi butandukanye, hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inzego z'umutekano, inzego z'ibanze zarabegereye zirababwira. Kuri ubu ngubu mu rwego twabigarukirijemo, bibaye ngombwa twajya no ku rundi rwego tukaba twabigira rusange. Nta bikorwa bizwi uyu munsi by'ubufatanye bwa RDF na UPDF kujya gukora ibikorwa bya gisirikare cyo kurwana na FDLR muri DRC. Gusa nagira ngo mbibutse ko UPDF ifite ingabo zagiyeyo zigiye kurwana na ADF. Twebwe nta ngabo dufiteyo. Iyo operation ya mwise ngo operation Rudahigwa, ngira ngo mukwiye kwibaza wayivuze, naho twebwe amakuru afite uyu munsi nuko nta gikorwa giteganyijwe twaba duhuriyeho n'ingabo za Uganda yo kujya kugira ibikorwa bya gisirikare bikorerwa muri DRC dufatanyije. Nanone ariko ngira ngo byaganiriwe na Nairobi, twavuganye ko imitwe yitwaza intwaro itazubahiriza umurongo watanzwe n'abakuru b'igihugu Nairobi, akarere kazashyira hamwe ingabo zajya kurwanya bene iyo mitwe muri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwandika rero niba yatangiye gutekereza uburyo byazakorwa, cyane cyane ko bafite ingabo, ntabwo mbizi, ariko nta bikorwa kugeza uyu munsi dufatanyije cyangwa se twaba dutegurira hamwe yo kujya kurwanya FDLR muri Kongo. About frustration will not be related to a single individual. It will be just frustration related to the non-implementation of commitment done by government of DRC in relation to the security of Rwanda, in relation to armed groups which have been trying to destabilize Rwanda. I told you that we have had very many meetings with the government of DRC to put together a plan to deal with these armed groups, but we have not been able to implement, and we consider that as a lack of political will from the side of government of DRC. But it should not be a personal thing between President Kagame and President Tshisekedi. La dernière question qui concerne c'est pas la dernière, il y a une autre question qui est Rwanda. Oui, il y a des déplacés à l'est de la RDC, mais ça fait 28 ans qu'il y a eu des déplacés dans la région. Vous pourriez aussi dire qu'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda depuis plusieurs années. Donc, notre condamnation devrait aller dans le sens de condamner toutes les causes qui sont à l'origine de déplacement interne des populations, à l'origine d'une question de réfugiés qui sont dans la résolution contre le gouvernement du Rwanda. Aussi, il y a la suspension des vols de Rwandais, il y a la convocation de notre ambassadeur. Bon, nous, pour l'instant, nous privilégions la voie du dialogue et la voie juste nous nous inscrivons dans la logique de la conférence de Nairobi qui a donné des orientations en ce qui concerne les groupes armés, les différents groupes armés, que ce soit des groupes armés composés par des Congolais, que ce soit des groupes armés composés par des étrangers. Et c'est dans ce cadre dans lequel nous nous inscrivons. Les mesures qui sont prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous n'y pouvons rien. C'est eux qui prennent ces mesures. Nous pensons que ce sont des mesures qui sont malheureuses. On devrait tous s'inscrire dans le cadre du dialogue de Nairobi pour rechercher une solution au problème de sécurité et trouver une solution définitive. Pas seulement la récente question du M23, mais aussi toutes les questions.
bya Rwanda na Kongo ko bizagera bikagira umubano urambuye. Ahangaha icyo nshobora kuvuga umubano urambye, icyo nshobora kuvuga ahangaha nibyo twebwe nk'u Rwanda twiteguye gukora. Twebwe icyo dushaka ni umubano urambye, ni umubano ushingiye ku kubahana, ni umubano ushingiye ku buhahirane, ni umubano ushingiye ku rujya n'uruza rw'abantu hagati y'ibihugu byacu batari na Kongo yonyine n'ibindi byose muri aka karere n'ahandi. Kandi twebwe twiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ntego ibashe kuba yagerwaho, ariko kubirebana n'ibihugu bibiri bisaba ubushake bw'impande zombi. Hari igihe mu minsi ishize byari bimeze neza, dukorana ibintu byinshi, hanyuma ku mpamvu twe tutazi, ni impamvu abanyekongo bazi, birahinduka. Ngira ngo hari inyungu bashobora kuba bifitemo, ariko twebwe nk'u Rwanda twiteguye kugirana umubano mwiza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu duturanye byose. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. N'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.